Eh, eh, urabona nyashi Esther ahagaze. Esther ubundi tubaye ikaze nanone kuri Legacy 250 Esther. Yego. Biracamo neza cyane. Ewan Esther ubundi banza wireka abakunzi bacu Esther wariwe ukuntu usunda. Abari imbere cyane. Avuga umugabo kubona. Cyangwa se wana bikabyuka bigenze. Ewan urabona ko Esther azi gutanga kinyuma ugatanga ubundi. Umva kinyuma nyine urabona ubuhagaze neza fresh. Abigenzamo neza. Ewan Esther Ewan Esther. Yena anakwikundira ahubwo turi butahane ariko sinzi ko napfa kukubasha. Ntabwo apfa kumbasha. Okay, reka tuvuge ku bagabo batazi kurongora. Abagabo batazi kurongora urabahiye message ubundi tubwira umugabo utazi kurongora n'uwowe cyangwa uzi kurongora n'uwowe uratubwira utubwiye n'ubwoko bw'imboro zawo ukuntu nyine babimeze. Buri abagabo batazi gukora rwose ibintu ni ikibazo rwose. Akenshi akomeje mba urugero ubundi njyewe iyo muye n'umugabo tugakorana gahunda zacu. Izihe gahunda zivuni ikinyarwanda rega baha ikinyarwanda. Iyo tugiye guswerana n'umugabo hari uburyo umugabo afite wenda nk'imboro atazi kwikoresha rwose. Ugasanga umugabo araje mugiye guhuza mugaswerana hatabanje kubaza gukarise ngabanze ngamenye ngo umukobwa se akakubaza ati se ubundi ukunda iki kugira ngo bigende neza. Ubundi nihe bakarisa? Oya namubonye. Bamuswera. Yego. Urabona nyine yugiye guhura n'umuhungu arakubaza ati se ushaka yesegisi. Genda ko naye nkubajije ngo umugabo akaba ngo ntabanje yagukarisa ubundi nibe bice gukarisa bigenda bite? Ibice bya mbere kugira ngo umukobwa yishime. Ibice bya mbere nk'ubu nkanjye kugira numve ko umugabo tugomba guciringa. Ikintu cya mbere abanza gukora arabanza akambya iminwa agahita amanuka asagakora ku ibere. Ikindi kugira ngo naryohemo neza mu gihe ari gukora ku ibere afashe urutoki inuza akaboko ke k'ubumoso cyangwa iburyo akaba ari kugakoza ku gitsina adashyizemo imbere ari kugakora nyine ku ruhande nk'abakobwa barabyumva akabanza akagikora kumva ko nyine cyoroshye. Niho handi ahita aza akazana nk'imboro ye akabanza akayishyiramo yayishyizemo akumva biraryoshye sibyo nibwo abasha no kukunyaza akabanza akanagucumitamo neza akumva ko nyine muri kugendana. Noneho hari undi rero uza ibyo ntabyo abazi kanabwira ati rero reka mbanze wenda muhe nk'urugero banze nkarise tubanze tujye segisi ya mbere tugire ku ya kabiri cyangwa ku ya gatatu kavuga ngo ngenge ibyo ngo ntabyo nzi ngo nyigisha wanabimwigisha ukabona ari mu mandazi aho ngaho rwose ntabwo nanamuryohereza nawe ntabwo yanaryohereza wenda tukavuga ati okay basi ngo kora ibyo ushoboye usanga ashyizemo imboro aravumbitse akasi nakubwira ni ukuvuga uti ibyo atazi nabwo bikamucanga bikamuyobera aho ngaho ntabwo imboro yakuva ko yarumuye rwose hari imboro zibishye pe ugasanga njyembi mukureye wenda kugira ngo ndangize umuhango turimo. Akumva rwose imboro ye nta kigenda nta njyana. Ni ukuvuga ngo rwose nta kigenda kabisa. Ni ukuvuga ngo wowe iyo urongoranye n'umugabo umugabo ni ngombwa ngo azagaruke bitewe na serivisi wamuhaye danje. Cyane hari umwana ushobora kuvuga ati nimba tugiye guhuzanya impuzanyabitsina tugaswerana akavuga ati ntabyo nzi sister nyigisha basi hari ubyigisha akafata kandi ukamuryohereza nawe ukumva urishimira atuje mu mutwe nakagenda atuje urumva umuntu rero nayo yabona ikofi niho bazari aza kureba rwose akanamba kawe kaba kari hafi kuri we. Okay. Esther. Yego. Nagira ngo mwibarize ikindi kibazo. Ubundi abagabo barangiza vuba. Yego. Baba barabitewe n'iki ubundi? Wigeze uhura nawe nk'umugabo urangiza vuba nk'iminota 2 cyangwa mutangiye sex ukumva ngo yarangije? Hari umugabo ushobora guhura nawe. Akumva gufitiye satima nyine bitewe n'ubwo yakubonye n'ubwo wifashe n'ubwo yakwiyumvishemo. Abundi akenshi abantu bakunda gukora ibyo ngibyo
ni wa muntu wo hirya utamenyereye n'ibintu byo guswerana. Hari igihe rero kubona kuva kugira irari mwajyana, hari n'uwo mugera mu cyumba wakuramo n'agasuve wambaye agahita arangiza. Reka da. Ahita arangiza. Ubwo muri icyo gihe ukora iki? Bitewe wenda nkanjye nk'urugero nk'amafaranga aba yamaye, sibyo? Nanjye mbona nta kibazo ndamwongeza. Ariko nanjye hari uwo mba mbona nkabona nawe yabyibagiwe nkahita mutayahuza. Ndagira ngo tubwire, hari umugabo, hari abagabo banywa imiti. Hari imiti ngo yongere ubushake. Hari na story yabaye i Burundi, umuhungu aragenda anywa imiti, umukobwa aramukoshona, iyo miti ngo birangiye imwishe, imboro iraturika. Wigeze uhuraho n'umugabo wanyoye imiti ku buryo ngo mbese ashobora no kukurongora amasaha 2? Akenshi tujya dukunda kujya gusura abasore mu mageto yabo, ugasanga ari nk'umukiriya we nk'umukiriya wanjye duce tubonana akenshi, akanyiyongoza agahita ambwira tugomba kunsanga mu gahuzu nyine kageto kanjye, nkahita musanga rero tugahuza bitewe nyine n'uburyo nabizobereyemo, agatuvuga ati nanjye kiriya cyana ngomba kugitamo fresh. Usanga agenda aguze nk'ikinini, akubura ibinini buriya byongera ubukana bwo kurongora, biba bitandukanye. Hari igihe bagutura, hari igihe bagwa fresh bitewe n'ubwo bizobereyemo nyine abizo gutura bibaho. Ugasanga na nk'agasore nyine karanyihaye, ugasanga tuguze nk'agasakosi. Ko ntabwo uraruha? Genda ruha, ariko nyine bitewe n'uburyo nanjye mba muzimo cyangwa n'ubwo yamfashemo n'ubwo yanyakiriyemo byicuza nyuma. Ugasanga bose nk'agasaha umusore murasweranye isaha yose kose nashe cyangwa iminota 30. Isaha umusore atararangiza? Atararangiza, urumva nyine agaposteri ako hasi ako hejuru ako hirya, nawe urabyumva. Urakoze cyane kuri icyo kintu uvuze. Ubundi wowe nka Esther nize position ukunda? Jewe nk'agaposteri nkunda kananshimisha cyane. Nkunda umuntu nswera uneruye. Agutereye ubwo nta kuntu wabitwereka? Nta kuntu ayibereka. Kubera ndabona hagarara bakurebe ubasundire, ufite taye ntoya ku buryo kuguterura bitagorana. Urabona nyifite agasayizi ke gatoya. Inyuma turebe. N'inyuma urabona nyine. Urabona nta kibazo wagira. Nkunda nyine agaposteri nk'uko umuntu aneruye nyine anyekeye, abantu babizoremo barabyumva. Cyara ntaribi. Ikindi nkakunda gutanga nyine wowe nyuma nkumva ko mpagaze neza kandi amavi yanjye ari hasi, nkumva ko urugero nyine rw'umugabo tureshya neza. Ibyo nanjye bikunda kuniryohera kandi nkakunda n'umuntu nyaza. Icara ntaribi dukomeze tuganire. Urakoze. Ugakunda n'umuntu kunyaza cyane? Ni ukuvuga ngo uranyara muri make? Ngenda nyara. Ubwo se ikumbura unanutse amazi yawe aturukayo ubundi? Ntabwo buriya kubyibuha ariko kugira amavangingo. Tumeneye iryo banga. Ubundi banga rya mbere, ushobora no guhura n'umugore wabyaye cyangwa se n'utarabyaye cyangwa se n'undi muntu ubona ko ari bukore serivisi ntayikore, kuko akenshi twebwe wenda nk'akazi dukora hari igihe utishimiye n'umuntu, nyine ukumva nimba mugiye kubikora wabikora nk'umuhango kugira ngo birangire aguhaye amafaranga yawe. Ariko hari n'indi muhura we muri wo kumva umwiyumvishemo, wenda nkatwe nk'akazi dukora tuba dufite nk'abasheri, ntabwo nahasheri wanjye ariko n'ahantu h'umugabo twahuye. Uravugisha ukuri, ukora akazi ukaba ufite na sheri ku ruhande? Urumva ntabwo twabura amaniga nyine tuba turi kumwe. Sheri wawe wabizi akazi ukora? Urashyiraho microphone kugira ijwi ryumvikane neza. Njye akazi nkora n'akazi kandi yaranabyakiriye? Yaranabyakiriye ko niho twahuriye. Komeza utubwire. Umuhungu mugahura, ubwo tubwiye ko ukunda posteri nyine yo yakinyuma. Birashoboka ko warutubwiye ngo ufite n'amazi menshi, warutubwiye ko kubyibuha atari ko kugira amazi. Ubundi amavangingo ava he? Amavangingo se? Amavangingo nyine ava muri ka kantu nakubwiye, bakita agashyimbo, twe tukita nk'agashyimbo nyine muri twe. Ibintu natwe twakuze twumva kandi koko nibyo. Nyine hari ahakoza bitewe n'uburyo arimo aragenda kurongoramo, ubworoha umuha. None yari umuntu ubizobereyemo cyangwa se ubizi cyangwa ukanabimwigisha akabimenya, iyo akozeho n'ahandi uhita gushobora ubona amavangingo yawe nawe arizana. Kandi buriya hari igihe akenshi abasore bakunda guhura n'abakobwa bakabatuburira gute? Ugasanga niba ukoranye n'umukobwa ugasanga arakunyariye, numva ntazi ngo kunyaza he, ntazi ngo kunyaza binava cyangwa ubwe bwo kunyaza buvaye, ugasanga aragutuburiye wenda bitewe n'inzoga bayinywereye cyane. Ubundi birabyita n'umurengo. Hari imboga aba yumva ashaka kwihagarika, mwahura n'inzoga aba yanyweye ugasanga za nzoga zose niwe wazihaye ukareba umukobwa yanyaye.
reka ushobora ko umukobwa yanyara inzoga cyane atanyaye amazi wapi rwose inkari barazinyara kandi ubundi kwenda ku bantu babyitayeho cyane ubundi inkari z'amavangingo ikintu cya mbere mumaze kunyazanye cyangwa mugakorana murangije nyine gahunda zanyu maze guswirana ako kanya n'iminota wenda igeza muri 5 bishoboka ko mwakore hita yumuka igahita icya rwose niba ari n'umweru ugasanga umweru n'ubundi nta n'icyahindutse urasubiramo neza uradusubiramo neza abakunzi ba Legacy 250 babyumve bakomeze bakane na subscribe barebe ibiganiro byacu ni ukuvuga ngo ahantu umukobwa amenya amavangingo ahita ahumuka ahantu amenye rwose ahita ahumuka ako kanya iminota 5 inkari zawe ziba zimaze kumuka neza nimba n'agashuka k'umweru hahita habaseriye hahita humura ariko iyo ari izisanzwe ahora hatese cyangwa ngo yakurukana nk'ishuka mwabikoreye mwasubiraniyeho hahise hazaho nk'ikizinga biba bitandukanye mbese ubwo ni ukuvuga ngo inkari zitandukanye n'amazi n'amavangingo biratandukanye rwose nta nawe naho abakunzi ba Legacy TV mukomeze mubyumve ko inkari zitandukanye n'amavangingo nk'uko Esther agenda bidusangiza. Esther ndagira ngo kubera ko batubwiye akazi ukora kandi akazi kose nta kazi nta gusuzugura umurimo rwose, ndagira ngo abakunzi ba Legacy 250 baramutse bakeneye Esther murumva ko afite experience muri ibi bintu tanga neza rwose nanjye ndamurarana ni ukuvuga ngo watanga nimero ku bakunzi ba Legacy 250 07 akanomero kanye ni 079 ubundi utanga iyo service na massage byose urabitanga 07 079 13 5 82 urayisubiramo kugira bayumve neza. Ni 078 079 13 5 82 yego izo nizo wamboneraho. Ewana bagusanga he? Bansangira i Remera. Wakoze kutuganiriza Esther. Nawe murakoze. Ibiganiro byacu ni kwa buri wa mbere buri wa gatatu wa gatanu tugenda tunoza amabanga y'abashakanye kuko hari ingo nyinshi zisenyuka baba bakeneye kumva ibiganiro by'abantu bakuze bakabasha kunoza aya mabanga. Esther wakoze cyane kutuganiriza. Nawe mwakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao Esther. God bless you.